Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu. Mbasuhuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, kandi ndibwira ko muguwe neza. Turabakunda, turabizi ko mudukurikirana muri hirya no hino, kandi nizere yuko Imana ishobora byose, Imana y'amahoro, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza twakoranye urukundo, izabaho umugisha ku bw'icyo gihe cyanyu mutanga no ku bw'uwo mwete wanyu mufite wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo niryo ritugeze, riradukomeza, riduha imbaraga, kandi ijambo ni ubuzima. Tumaze iminsi rero twiga ku gihe. Igihe rero ni ikintu gikomeye cyane. Igihe ni ikintu gihuriweho n'abantu bose, abakire barakigira, abakene bakakigira. Igihe Imana yakiremye muri rusange ni umutungo ufatwaho n'umuntu wese udakurikije aho uvuka n'aho uturuka, n'uko ungana, n'uko ureshya, n'ubunini bwawe n'ubuto bwawe. Igihe buri wese aba agifite. Hanyuma rero amasaha 24 turayasangira, umunsi tukawusangira, umwaka tukawusangira, ibihe by'imvura aho abantu batuye mu gace kamwe barabisangira, ibihe by'izuba, ibihe mbese mu buryo butandukanye. Ibihe tubihuriramo, ahubwo ikibazo kikaba mbese igihe gikoreshwa gite kuri wowe cyangwa kuri njyewe. Biterwa n'umuntu rero, nubwo uwo mutungo tuwusangiye ariko biterwa n'umuntu. Kandi nongere ngaruke mbibutsa yuko Imana yaremye igihe kugira ngo intego z'ubuzima zuzure. Igihe cyaremewe kuzuza intego, ntabwo intego arizo zaremewe igihe, ahubwo igihe nicyo cyaremewe kugira ngo intego z'ubuzima bwawe bwuzure. Imana yaguhaye ubuzima, hanyuma ikongeraho nicyo uzakora ukiri mu isi. Irangije irema igihe kugira ngo uzabone uko ugikora muri icyo gihe. Umwami Yesu natugirire neza cyane. Hanyuma iyo ugeze ku isi cyangwa se mu buzima bwawe bwa buri munsi udashobora gutekereza kino kintu, igihe cyose ushobora gukoresha igihe cyawe nabi kuko utazi impamvu z'igihe. Igihe kirahari kugira ngo urangize icyo Imana yagutumye ku isi. Igihe kirahari kugira ngo urangize misiyo yawe n'Imana. Igihe kirahari kugira ngo urangize intego y'ubuzima bwawe. Hanyuma ahubwo ikibazo kiba gihari ni ukwibaza ngo ubundi ndinde. Hari ibibazo bitanu ugomba kwibaza ukanisubiza iyo uri mu buzima bwa buri munsi. Ubundi ndinde, ubundi nturuka hehe, ese ubundi kubera iki ndi hano, ubundi ndi hano ngo nkore iki, hanyuma ubundi mo ndajya hehe, ndinde, hanyuma navuye hehe, inkomoko yanjye ni iyihe, hanyuma kubera iki ndi hano. Bikaba icyo gihe bikaba ari ku ntego y'ubuzima, kubera icyo uri hano nyine, kubera icyo uri aho ugomba kuba, kubera icyo uri muri ako karere, kubera icyo uri muri iyo paruwasi uyoboye, kubera icyo uri muri aho hantu usengera, kubera iki uri mu itorero runaka, kubera icyo uri gukora akazi muri kampani runaka, cyangwa se kubera icyo uri mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se uri mu mahanga, uri i Burayi, uri muri Amerika, kubera icyo uri aho ngaho. Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza buri munsi uko ubyutse. Kubera iki ndaha ngaha, why I am here, why am I here, kubera iki ndaha ngaha, kubera iki. Icyo ni ikibazo rero ugomba kwibaza uko ubyutse buri gitondo, ukavuga ati kubera iki ndi mu ishuri, kubera iki ndi mu kazi, kubera iki ndi umubyeyi mfite urugo rwanjye, kubera iki ndi hano muri uyu muryango, kubera iki mfite abana bangana gutya, kubera iki. Hanyuma ukamenya rero, ibyo bituma umenya icyo ugomba gukora. Uko igihe kitambuka kigenda kikwinjiza mu ntego z'ubuzima. Hanyuma ikindi ugomba kwibaza ni iki ngiki, ni igiki ngomba gukora. Umaze kumenya ngo ndinde, hanyuma ndaturuka hehe, inkomoko yanjye ni iyihe, ubwo biba bigusubije mu mateka, kumenya ubuzima bwawe muri rusange mu kahise kawe. Hanyuma warangiza ukavuga ngo, cyangwa se kumenya ko wanaremwe n'Imana, uri ikiremwa cyaremwe n'Uwiteka, kandi uri ikiremwa Imana yaremye ifite impamvu, ifite intego. Inkomoko yawe ubundi ni iyihe, nicyo uri ukeneye kwibaza. Umwanditsi w'umubwiriza yaravuze ngo ujye wibuka Uwiteka Imana umuremyi wawe iminsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Ubwo rero uba wibaza ngo inkomoko yanjye ni iyihe, ese
icyo kibazo gishobora kukugeza koko ku nkomoko yawe. Kumenya neza ko uri ikiremwa cyaremwe n'Uwiteka Imana, ukamenya neza ko uturuka mu bushake bw'Imana, ukamenya ko kubaho kwawe atari impanuka, ukamenya ko Imana ikuremye kubera impamvu, ukamenya ko yakuremye yagutekerejeho, ntabwo yigeze yibeshya. Iyo umaze kumenya rero uwo uri we, iyo umaze kumenya uwo uri we, ukamenya inkomoko yawe ko uturuka ku muremyi ukomeye cyane, Imana ishobora byose, ariyo yakuremye ikagushyira ku isi, ikiba gisigaye uribaza ngo kubera ikindi hano. Icyo kikaba ni intego y'ubuzima nyine nabivuzeho, ukamenya ngo mu gitondo ugomba kubaza ngo kubera ikindi hano, kubera ikindi muri aka kazi, kubera ikindi muri uru rugo, kubera iki. Hanyuma imaze kumenya rero kubera iki yawe, ikujyana muri ndakora iki noneho, nkoresheje ubwenge bwanjye Imana yampaye, nkoresheje ubutunzi bwanjye, nkoresheje igihe mfite, potentialite zose ufite, natural ability cyangwa se ubumenyi kavukire. Iyo umaze kumenya impamvu ikubesheje aho ngaho, bikujyana mu gukoresha ibyo Imana yaguhaye byose kugira ngo wuzuze ya mpamvu ikubesheje aho ngaho. Hanyuma ikindi kiba gisigaye ni ukubaza ngo ni hehe ndi kwerekeza, ni hehe ndi kujya, ni hehe ndi kugana. Ukamenya igisobanuro cy'ubuzima, ukamenya ngo ndi hano uyu munsi, ese ubuzima bwanjye ndabwerekeza hehe. Ibyo rero bituma ushobora gukoresha igihe cyawe neza iyo ugerageje gusubiza biriya bibazo bitanu neza. Imana nishimwe cyane. Nari nsubiye gato cyane ku bintu tumazemo iminsi. Ejo twarimo twiga ko kugendana n'Imana ari byiza. Iyo ufite inama z'Uwiteka, Imana iguhesha umugisha mu byo ukora byose. Rero intego y'uyu munsi nanone iragira iti ntabwo ari ikibazo cy'imyaka umaze, ahubwo nicyo wayikozemo. Imana ntabwo izatinda ku myaka umaze, ahubwo izatinda ku cyo wakoze muri iyo myaka. Ubuzima busaba gukoresha igihe neza. Hanyuma dupima umumaro w'umuntu cyangwa se umumaro w'ubuzima bw'umuntu yagize mu isi tudakoresheje imyaka amaze, ahubwo dukoresheje icyo yakoze. Ushobora kumara imyaka 20 ugakora ibintu abantu basigara batangarira, undi akamara imyaka 80 agasiga nta trace, ukibaza se iyi myaka yari iyo gukora iki. Hanyuma rero kugira ngo umenye akamaro k'umuntu, ntabwo ureba imyaka myinshi amaze, ahubwo ureba icyo yakoresheje iyo myaka ye. Imana yashyizeho igihe kugira ngo umuntu ashobore kurangiza icyo yamuremeye. Twabigarutseho cyane. Umwami wacu ni Alufa kandi Imana ni Omega, ihagarara mu itangiriro ikareba mu iherezo. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu Mubwiriza, igitabo cy'Umubwiriza, igice cya 9 umurongo wa 10, haravuga ngo umurimo wawe wose werekeje amaboko yawe ukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo nta migambi uzahabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Imirimo yose werekejeho amaboko uyikorane umwete. Bene data nshuti z'umusaraba, ntabwo biba byoroshye. Ushobora kubaho mu buzima ukaburangiza rwose ubona nta kintu ugezeho gifatika, kubera yuko ibintu byawe nta mwete wabishyizemo. Ese werekeje hehe? Batubwiye ngo aho tujya aho ngaho nta buzima, nta migambi, nta knowledge, nta wisdom, nta bwenge, nta n'ubumenyi bubayo. Aho tujya nta kintu na kimwe cyakorerwa. Twagiye dutinda cyane kuvuga ngo muri simeteri cyangwa se mwirimbi hariyo gahunda nyinshi zitarangiye, kuko ntago wayikomerezayo. Ntago waba uri umuririmbyi ngo ukomerezeho gahunda zawe zo kuririmba, nkurikije icyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Ntago waba uri umupasiteri ngo ukomerezeho gahunda zawe zo kuyobora paruwasi. Ntago waba uri bishop ngo ukomereze gahunda zawe zo kuyobora itorero ryawe. Wapi? Ntago waba uri umuvugabutumwa ngo ukomerezeho gahunda zawe zo kubwiriza. Niyo mpamvu umwanditsi w'umubwiriza yanditse ikintu gikomeye, aravuga ngo imirimo yawe yose ukora uyikorane umwete, kuko aho ujya nta migambi nta buzima. Bivuga ngo rero tugomba gukora kandi tugakorana umwete. Nimba usenga usengana umwete, nimba uririmba uririmbana umwete, nimba ubwiriza ubwirizanya umwete. Paul niwe gese yandikira Timoteyo, aravuga ngo iyo mpano yawe ngo uyishishikarire, ngo kugira ngo kujya imbere kwawe kurushaho kumenywa n'abantu bose. Nimba ukora umurimo w'Imana ukorana umwete, nimba uri gukora muri company ubikorana umwete, nimba usenga usengana umwete, nimba ufasha abantu b'Imana bafashanya umwete, nimba ufasha abatishoboye bikorana umwete, kuko aho tujya ntabwo iyo mirimo ibayo irarangira. Ubikore nk'uzagenda ejo. Imana rero ni Alufa na Omega, izi turajira hagati y'itangirira
y'itangiriro ikamenya igeze no ku iherezo. Intego yose y'ubuzima bwawe munsi y'ijuru ifite igihe Imana yayihaye ugomba kugikoramo. Rero iyo uvuze igihe kiba kigenda, iyo uhagaze cyangwa se wicaye cyo kiba kigenda, igihe ntabwo kijya gihagarara muri wowe, igihe kiragenda rwose. Iyo udakora intego zawe igihe kiragenda, igihe kiratakara kandi ntabwo kigaruka, ni nk'amazi yasutswe hasi ntayorwa. Rero Imana ireba ite cyangwa se ni igiki kizajya mu rubanza? Ni imyaka waramye cyangwa nicyo wayikozemo? Imana ipima ubuzima nk'uko twabivuze bwawe n'igihe cyawe, irebeye mu ntego z'ubuzima bwawe nimba bwaragezweho. Irareba, Imana yarakuremye hanyuma ikavuga ati uyu muntu yaremewe gukora ibi n'ibi 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 mu myaka ye aramye. Ese izi ntego zagezweho? Iyo abyutse mu gitondo aba azi neza ko iminsi iri kumucika, iyo aryamye nimugoroba aba azi ko igihe kirimo kigenda, intego zagezweho. Rero ntabwo wazwa simbizi ndakeka ko utajya imbere y'Imana wibwira ati ndamye imyaka 80, hanyuma urumva maze imyaka 100, hanyuma urumva nakijwe mu myaka 30 ishize, urumva nyine maze mu itorero imyaka 20, hanyuma icyo ntabwo ari ikintu rwose waza kuburana imbere y'Imana cyangwa se kurata imbere y'abantu. Niyo waba uhagaze imbere y'abantu ukavuga ati njyewe ndakuze rwose, urakoze nibyo, uraramye nibyo, ariko se wakoze iki? Iyi myaka yawe yose umaze wakoze iki? Yesu natugirire neza cyane. Imana rero ntabwo yarebera mu myaka umaze, imyaka 80, imyaka 100, imyaka 200, ahubwo muri iyo myaka hakozwe iki? Ikibazo si ufite imyaka ingahe, ikibazo ni wakoze iki muri iyo myaka. Ikibazo cy'Uwiteka Imana yakubaza uyu munsi ntabwo ari ufite imyaka ingahe, ahubwo yakubaza ngo muri iyo myaka umaze basi wakozemo iki. Ikibazo cyayo ni wakoze iki muri iyo myaka yawe. Muri uko kurama kwawe wakoze iki? Imyaka 10 umaze wakoze iki? Imyaka 20 umaze wakoze iki? Niyo mpamvu ahangaha ugize umugisha abana bawe bamenye icyo bagomba gukora bakiri bato, ku buryo ku myaka mike yabo, ku mugani w'umubwiriza ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, ku buryo mu myaka yabo mitoya aba ari gukora ikijyanye n'icyo yaremewe, aba ari gukora intego ze z'ubuzima. Rero Bibiliya yatubwiye ngo imirimo yawe yose uyikorane umwete, gahunda zawe zose uzikorane umwete, mu byo ukora byose ubikorane umwete. Aha mbibutse neza yuko kugira ngo ugire ubuzima butsinda, umenya gukoresha igihe cyawe neza no kugisha inama Uwiteka Imana. Ukorane umwete mu byiguha, ukorane umwete mu kazi urimo, ukorane umwete mu murimo w'Imana. Ushishikarire rwose gusesa impano y'umwuka ikurimo kugira ngo ukorane umwete. Ushishikarire gukoresha ubushobozi karemano Imana yaguhaye, ubikorane umwete. Nimba ukora imirimo itandukanye ubikorana umwete. Uwiteka Imana akeneye ko ukora imirimo imwubahisha ariko uyikoresheje umwete. Yesu nabaha umugisha. Rero nsoreza ku ntego twari dufite uyu munsi ivuga ngo ikibazo si imyaka umaze, ahubwo ikibazo nicyo wayikozemo. Ubwo uraza kwisuzuma uvuge ngo ese uru rugendo ngenzi imyaka ingana gutya, ubundi ndukozemo iki? Twarebye muri bya bibazo 5, ndinde, ndaturuka hehe, kuki ndi hano, ndagomba kuhakora iki, hanyuma ubuzima bwanjye bwerekeye hehe. Ibyo bibazo numara kubisubiza bizakugeza neza ko kurangiza igihe cyawe neza, nta na kimwe upfushije ubusa. Yesu abaha umugisha. Rero mwakoze murushaho kubana n'Imana. Umwami Yesu abashyigikire. Shalom shalom.